turabasuje bakunzi ba The Light TV. Uyu ni Umuhoza Giselle ugarutse dukomeza tubashimira cyane ubufatanye bwanyu. Twizere ko mumeze neza aho muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, za Afrika ndetse n'isi yose muri rusange. Twizere ko n'abatameze neza Imana ibigenze neza kuko ica inzira. Rero uyu munsi tubafitiye umutumirwa guturuka muri Amerika, agiye kutuganiriza ku bintu bitandukanye kubyo twibaza kuri green card. Turaza kubimenya birushijeho, reka tumwakire. Turakwakira Alexis. Urakoze cyane Giselle. Watangira utwibwira amazina yawe yombi ndetse na Alexis muri make uwo ari we. Okay, nitwa Alexis Nshimiyimana, ntuye mu mujyi witwa South Portland muri Maine, mu majyaruguru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe w'imyaka 3. Twavuye mu Rwanda umwana afite amezi 3, ubwo iyo myaka ni nkayo n'ubundi tumaze hano. Yego. Twaje ku mahirwe yo gutsindira green card. Actually tubyita gutsindira green card, ariko icyo gutsindiye ntabwo ari green card. Muri icyo gihe utsindiye visa, ubutsindiye amahirwe yo gusaba visa yo kwemererwa visa. Ariko aho iyo visa itandukaniye n'izindi visa nuko ugera muri Amerika ufite chance yo guhita ubona icyo cyangombwa cyitwa green card, aricyo kivuga ko uba ufite permanent residence muri Amerika, uri umuturage wa Amerika. Ntabwo uri umwenegihugu wa Amerika, uri umuturage wa Amerika wemewe n'amategeko. Okay. Ni ukuvuga ngo uba woroherejwe uburyo bwo kuba uri muri Amerika cyane. Uba ubonye icyangombwa cyo gutura muri Amerika cyitwa permanent residence, permanently, ariko nanone kiba gishobora kuba revoked cyangwa se kikaba donc gishobora kugira igihe kirangirira ukaba wakaka ikindi cyangwa se ukaka igitandukanye, bitewe nanone nuko wabaye umuturage mwiza, ko ari ushaka kugera hano akaba umuturage mubi. Barabirukana. Bikaba bitatuma igihugu cyifuza ko ukomeza gushyirira umuturage. Ubwo ni nk'ibihe bintu nka 2 wenda ushobora gutuma umuntu bamwirukana? Reka tuvuge nk'umuntu ageze hano akaba implike mu byaha bifite aho bihuriye no ibyaha bishobora gutuma ajya mu gufungwa, n'urugero byaba iterabwoba, byaba n'ibindi money laundering, nko gukoresha amafaranga mu bikorwa by'iterabwoba, cyangwa se ibindi bishobora gutuma ujya mu rukiko umucamanza akavuga ati uyu muntu ntabwo tumushaka hano. Okay. Ese harya watubwiye ko muherereye ari hehe? Duherereye muri leta yitwa Maine, mu mujyi wa South Portland. Hari ikintu kimeze nka bita Greater Portland aho dutuye. Yego. Birimo umujyi nyirizina wa Portland, ariko hakabamo n'indi mijyi yegereye Portland, ari nawo dutuyemo witwa South Portland. Hari abanyarwanda benshi? Yego, hari abanyarwanda benshi cyane. Aho kugira ngo tuhaze nuko hari umunyarwanda twari tuziranye uhatuye. Okay. Donc hari abanyarwanda benshi, hari community y'abanyarwanda nini cyane. Hanyuma ku bijyanye na COVID byo byifashe gute aho ngaho? Mwaradohorewe ibintu byose cyangwa biracyarimo gakeya? COVID rero hano bisa naho hari amategeko y'igihugu cyose atangwa na government. Yego. Ariko na government za states zikagira amategeko yazo. States nayo bifite uburyo setting amategeko yayo, ku buryo rimwe na rimwe ishobora no
gukurikiza aya federal government. Ibyo ku buryo ariko uba utemerewe gusohoka muri state yanyu. Ubu ngubu biremewe, ubundi ibihari restrictions ziba ziri nko ku mukoresha wawe, akaba gusaba ati nimba usohotse ugire quarantine, ariko amategeko agenga abaturage nta mategeko ahari yo kuvuga ngo nta kureba usohoke muri state nta kintu, ahubwo wenda ku kazi kawe nibo bagira precaution bakavuga umuntu wagiye hanze ya state tukabimenya, yego aje wenda afate icyumweru cyo kwipima arebe yuko nta covid yazanye. Okay. Ariko batanabimenye nabo ushobora kutagira ikibazo na kimwe. Donc nta bintu by'amategeko, noneho haziye inkingo ibintu bisa naho byoroshye abantu barikingiye. Uvuze ku by'urukingo nendaga kubikubaza, ntabwo abantu barutinye, hari abantu barutinye pe na n'ubu ngubu bakibitekerezaho. Ya hari abantu barutinye, bahanga kurutinya no kurupinga. Hano haba ikintu kimeze nk'ikigo cyo ku rwego rw'igihugu cyemeza ibintu by'imiti n'inkingo. Yego. Urukingo rero, inkingo zatangiye gukoreshwa icyo kigo kitarazemeza. Cyemeje gusa cyari cyavuze yuko abantu bashobora kuzifata biri safe, ariko ntabwo cyari cyarwemeye nk'urukingo rwarangije trials zose ku buryo nyine ruri hanze nk'urukingo rwapimwe bihagije. Yego. Rero hari abantu ayo makuru yari yatumye basa naho bavuga bati ntabwo twafata urukingo, ariko nanone ukareba urukingo rwafashwe n'abandi bantu, ikibazo gisigariye ukora. Nanone wanareba n'ahantu ukora sometimes ukavuga uti ahantu ushobora kuhakura covid. Yego, abakoresha nta kintu babirebaho cyane ngo barebe ko wikingije. Mbere ntabwo babirebagaho, ariko state duturiyemo yashyizeho amategeko y'uko cyane cyane abantu bafite aho bahuriye n'ubuzima bw'abantu, cyangwa se batanga serivisi zifite aho zihuriye n'abantu, ko guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi turimo ntawe ari gusubira ku kazi adafite inkingo. Ubwo ni uguhitamo kukareka cyangwa urukingo? Yapfa guhitamo kukareka cyangwa urukingo. Rero hari abafata inkingo kubera iyo mpamvu, ariko na cya kigo nari maze kuvuga hejuru mu kwezi cyemeje inkingo zari zaratanzwe, kwemeza yuko zarangije trial process ku buryo zishobora gukoreshwa n'abaturage. Rero abantu babaye open batangiye kuzikora. Okay. Ariko abantu nyine personnellement hari abari barazifashe, nkanjye narufashe zikisohoka ndetse mufata. Rwari rumwe cyangwa zari ebyiri kwa kundi bazitanga mu byiciro? Yari amadoza. Okay. Ubu ngubu mugeze kuri zingahe? Ni rumwe cyangwa biracyari ebyiri? Hari urukingo rumwe rwemeje ko abantu bashobora kubera yuko nubwo abantu bakingiwe, ariko hari abantu bongeye bagendaga bakarwara kandi bari bakingiye. Urukingo rumwe rero kampani yarwo iza kwemeza yuko hashobora gufatwa doze ya gatatu yo kuboostinga immunity abantu bari bafashe muri doze ebyiri za mbere. Ubwo rero iyo doze ya gatatu abantu bari kuyifata ubu ngubu, cyangwa se umuntu warufashe nyuma wafashe doze ebyiri nyuma y'amezi atandatu akaba yafata doze ya gatatu. Yewe ubwo nari nafashe ntabwo boost ya doze ya gatatu iremerwa, ubwo nanjye niyemerwa ndagenda nyifata. Ntabwo byoroshye iby'inkingo biza ukwazo. Ukwazo bitewe n'amakampani azikora atandukanye. Okay. Muri make watubwira, muri makeya Amerika ni igihugu kimeze gute? Kuko urabizi hari byinshi abantu bagitekerezaho, ariko watubwira ati ni igihugu, watubwira uko Amerika ubundi imeze. Jewe ntekereza yuko nyuma yuko ngigeze muri ari igihugu nk'ikindi nyine, hari amazu, hari ubutaka, hari amazi nk'ahandi, ariko igishobora kuba kibitandukanya ni systems cyangwa se idea y'uburyo abantu babaho muri icyo gihugu. Ibyo bikajyana n'uburyo abantu uburyo abantu
social affairs, uburyo abantu baccessinga social affairs, uburyo abantu babuildinga economy yabo, ni biri kind of personal, ariko bikaba system ziba zashyizweho n'amategeko na politike z'icyo gihugu n'uburyo kandi icyo gihugu gifite na ekonomi y'icyo gihugu, ko hari ibyo wenda duhereye ku buryo bwo gukora bwo mu kazi. Nimba umuntu hano muri Amerika ashobora gukorera ku isaha agahemberwa ku isaha amafaranga runaka, ntabwo wayagereranya no mu Rwanda, kubera yuko ekonomi yo mu Rwanda itangana, kubera yuko n'iyo sisiteme nyine ishobora no kudakora bitewe n'uburyo umukoresha ushobora kuguhemba muri ubwo buryo nawe yaba yinjiza. Ni nk'uko ngo nawe bigenda bitandukanye. Yego. Ngira ngo twabihereyeho ibintu bijyanye na green card. Ni ukuvuga ngo green card koko ibaho kandi abantu barayitsindira. Ese watubwira ubuhamya bwawe gatoya, gufata umwanya ukajya kwa applyinga cyangwa ukajya gukina green card, urwo rugendo ukuntu rwagenze kugeza uyitsindiye, ubonye ko wayitsindiye koko wakiriye ubwo butumwa, byagenze bite? Story yanjye ishobora kuba funny, ariko cyangwa se ikaba hari uwo yashintege, ariko nyine niko kuri nta kundi. Twebwe twigeze kubigerageza twiga muri kiste, twiga nko mu wa kabiri, hari umuntu wari chef de classe wacu, chef de promotion. Icyo gihe hari igihe twamubuze mu ishuri hashira nk'amezi, dutekereza ko yakuyemo atari iwabo, kubera ko icyo gihe kubanza abantu batsindiraga green card barabigiraga ibanga rikomeye, utashobora kumenya uko ibintu bimeze. Wari nko muri 2000 na kangahe? Hari muri 2010 na kangahera, ndatekereza ari hagati ya 2013 na 2014, sinibuka neza umwaka wari ariko ni hagati aho ngaho. Hashize igihe twumva ngo yagiye muri Amerika. Agerayo ntiyanababwira. Tubimenye yaragiye, tumenya yuko n'uburyo yagiyemo yakinnye green card, yakinnye ari iriya lottery nyine ya diversity visa, aba selected, hanyuma akurikiza process zo gushaka visa. Icyo gihe bajyaga no kwishakira muri Kenya, bishoboka ko ariyo mpamvu twamubuze. Ubwo rero agera aho na visa aragenda. Icyo gihe rero muri classe yacu ndatekereza uwo mwaka twese twaragize applying. Nice mujyayo. Twarabishakisha applying, ariko muri classe yacu icyo gihe nubwo twese applyinze nta n'umwe wabaye selected. Twari very excited ku buryo mu kwezi kwa gatanu iyo bari verifyinga ko babaye selected, twese rwose twari tubitegerezanyije amatsiko, kubera ko ukuntu twasaga n'abantu twigira muri studio, n'ubundi ubwo urumva buri wese yabaga ari hari yavuga sinabaye selected, n'utaka barasitacinze urumva. Nyuma y'icyo gihe rero navuze nti ibintu bishoboka ko ari amahirwe n'ubundi, kandi si ibintu umenyereye gukina ibintu by'amahirwe. Ndabireka mbivamo. Uhita wumva ko hari abandi bagenewe amahirwe. Uhita wumva ko ari amahirwe y'abandi bantu. Nkanatekereza ngo wasanga hari akandi kantu ka smartness bafite igihe ntafite, kandi ndabireka. Ariko nkagira umusore twiganaga icyo gihe, we wakomezaga abishakisha, buri mwaka ashobora kuba yarageragezaga, ntabe selected. Tuza tuvuye mu ishuri dukorera ahantu hamwe, tubana mu nzu, ariko tunakorana akazi ahantu hamwe twakoreraga. Ubwo aha hari muri 2016, twari twarangije 2015. Muri 2016 turi gukora akazi mu kwa 10. Ntabwo nari ko sinaniyukaga igihe twabyapurayinze, sinaniyukaga igihe twabyapurayinze, n'ubwo mbere mbikora byari mu Kigali cyo muri classe. Yego.
ya nuko rimwe dusoje akazi ari 11:00 arambwira ati rero ngiye applying ibintu bya green card maze ngiye ntibikunde ngiye applyingisha ahantu anyereka kuri barabyamamazaga ku ma website nko ku Gihe n'ahandi aho babikorera aranyereka aho agiye kubikorera ndamubwira ngiye ntago mbirimo ndumva ariko kuko twabanaga turi gutahana ndavuga reka tugende bakorera gutegereza ubundi dutahe tuhageze rero arangiye ngo mbikora ashaka no kunyishyurira n'icyo gihe n'ubundi passport zabaga zikenewe oya icyo gihe nta passport nibyo iyo ziba zikenewe wanze ntari no kubikora bisaba amafaranga icyo gihe byasabaga amafaranga kuko nyine aho twari tugiye urumva n'umuntu wari washinze business muri icyo gihe ikora nuko rero turagenda ashatse kunyishyura nawe rero ntacyo reka nishyurire babidukoreye twese barabidukorera amarerezi mawe ntabwo yabaye selected nubwo ari we wari ubirimo cyane na n'ubu ntabwo araba selected ariko afite umuntu we umugore bashakanye wabaye selected batarashakana ndatekereza ko buriya nawe ari mu nzira namusanga urumva ko inzozi zakomeje kuba inzozi zakomeje kuba inzozi urumva n'umugore we niwo mwapurayingiye niyo mpamvu ari umukino w'amahirwe kamere cyane umukino w'amahirwe urumva abantu bose yinkarijinze n'abo yafashije barabafata ariko we kuko wasanga hari abantu nk'aha i Kigali bapurayingira abantu babishyuye nk'ibiki byose nabo wenda bakiyapurayingira ariko ni amahirwe nuko nguko njye nabigiyemo amba selected hanyuma nanjye ndashaka umugore ariko namushatse narabaye selected twese turanabyara twese baduhereza visa rero turazi ni ukuvuga ngo biba byoroshye ko byagenda kose niba warapurayinze uri umusore cyangwa uri ingaragu nyuma ugashaka n'ibintu byoroshye cyane guhita bahindura sitati yawe mu mategeko yabo harimo ko event ihinduye donc life event gushaka umugore kubyara yewe n'umuntu ushobora kudivorce yari afite umugore yashyize muri application ntabwo bimubera ikibazo cyo kuba yabona visa donc ni life event iba yarabaye nyuma y'uko yapplying ntabwo byafecta status yawe yo muri diversity visa lottery iyo wabaye selected kereka ubwo we hari event yari yarabaye mbere y'uko wapplying ntuyishyiremo ahubwo ugashaka waba selected ukavuga uti nari mfite umwana ntabwo namushyizemo none mbaye selected reka mushyiremo mu kwaka visa ni ukuvuga ngo iyo event iba yarabaye mbere y'uko wapplying wagomba kuyitiramo nyine icyo gihe wapplying iyo ngiyo ni ishobora kukwafekita nyuma mu gushaka visa wenda ntuyibone hanyuma tubwire ubutumwa wabubonye gute ko watsinze ese buhita buza kuri email cyangwa se ahandi cyangwa bisaba kujya kubireba ku itariki 2 z'ukwa gatanu wenda ubu ngubu kubera covid bigenda bihindagurika ntawamenya ariko ubundi mbere byabaga ari amatariki ari fixed azwi ko ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu results ziba zasohotse abantu bakajya kubishakisha uwo munsi rero iriya website babishakiraho bisa naho iyo babone ushobora no gushyiramo inshuro nka 20 ntabwo zawe ni nk'uko ngo byagendekeye rero muri 2017 ubwo njye nawe selected kuri uwo munsi twari dufite ibyizere biri hejuru sinzi ahantu cyaturukaga icyo cyizere turagenda turaberikiye kuri iriya website biridabwira byanze ariko twabona ibyo byose iyi website abantu bari kuyisura ari benshi hariho traffic y'abantu benshi kubera yuko ari umunsi wa mbere bizaturabireka bukeye nigira ku kazi ariko kubera yuko data zanjye zari zasigaye muri computer turi kuverifiya umusore tubana
arongera ajya gucekinga ahera n'ahandi umutima wari uri ahita abona ibyaye ko data zari zikirimo ntabwo twari twazisigiye ahita abona nabaye selected arampamagara njye nari nageze ku kazi arampamagara nyine ambwira yuko nabaye selected abimbwira mu buryo buri funny ntabwo navuga hano abatoya mu buryo bivugira nyine no ambwira ko nabaye selected numva simbibulivinze nayo ndabigerageza ndi ku kazi mbona byabaye mbaye excited ariko sinari nzi yuko hari n'igihe ushobora kugira case number wenda iri kure ukazarangira utagiye kuko biba ku bantu benshi nabyo. Ese izo case number ziza ryari ziza bitewe n'igihe waplayingiye cyangwa biriya rero ntabwo mbizi ntabwo bitewe n'igihe batanga ibisubizo ahari ntabwo ndamenya impamvu case number yawe ishobora kuba iri mu mibare yo hejuru iyo ndi ikaba iri mu mibare yo hasi umuntu ashobora kugesinga akavuga ngo wenda umuntu yaplayinze mu minsi ya mbere case number abaye selected ishobora kuza ari irijya hafi mu mibare mikeya wenda waplayinze nyuma case number ikazaza mu mibare igiye hejuru no kugesinga ariko ntabwo nzi nimba ariyo mpamvu kereka wenda iyo ngira nk'abantu baza bafite iyo mibare iri inyuma nkamenya nimba baraplayinze nk'ukwezi kuri kurangira ariko ntange urumva naplayinze ntabwo naplayinze mu minsi ya mbere naplayinze mo hagati ukuntu ariko nanone case number yanjye ntabwo yari iri hejuru ntabwo yari iri hasi nayo yari irimo hagati na hagati wenda ibyo bishobora gutuma umuntu agesinga muri ubwo case number urayibona mu gihe uri kwaplayinga oya case number ni ukuvuga ngo case number ni nka nimero yo kujya kwa donc ni nk'uko wavuga ngo file yawe yo gusaba visa ifite iyi nimero ya dosiye yawe yo gusaba visa iyo nimero uyibona kuko wabaye selected. Okay. Iyo umaze ku applying icyo ubona ni confirmation number yuko wa applying bya dosiye donc ohereje dosiye yo ku applying iyo confirmation number ukazayikoresha uri kuverifya nimba wabaye selected cyangwa utabaye selected. Wabaye selected hari ibaruwa baguhereza iriho case number iyo case number yawe niyo nimero ya dosiye yawe ushaka visa donc niyo nimero yawe ya dosiye muri immigration yo gushaka visa. Okay. Hanyuma Alexi hari abantu bibwira ko kubona green card nyine uyibona ukaba ugiye muri Amerika ugasanga nyine ibintu byose birahari byose bigutegereje nyine aho uryama ibyo urya ibintu byose niko bimeze. Oya ikintu kuza muri Amerika ufite green card bigufasha ni ukutagira no kuvuga ngo ndamara igihe kirekire ndi gushaka ibyangombwa binyemerera gushaka akazi ko green card ni iba iguhaye kuba umuturage wa Amerika donc wemerewe gushaka akazi wemerewe kwiga wemerewe gukora icyo ari cyo cyose umuturage mu gihugu runaka wemewe washobora gukora. Donc ni icyo ngicyo gusa ko hari n'abandi baza muri Amerika ibyo batabifite bakazafata igihe cyo gutegereza kubona icyangombwa kibemerera gukora work permit cyangwa se bagategereza imyaka runaka kugira ngo babarokonese nk'abaturage babahe green card. Naho ibindi byo kuvuga ngo urasanga hari ahantu uri bugende inzu ibintu byose biri mu nzu ntabwo ibyo bibaho. Iyo ngicyo icyo baba baguhaye n'opportunité yo kuza ugakora ukiyubaka wowe nta ariko nanone hari amastate atandukanye nk'umuntu uje mu gihugu nta kintu ufite ufite zero income ufite nta mafaranga ufite ntaki hari etagira icyo bita social assistance cyangwa social support ko wabivuga zishobora gufasha umuntu winjiye nko mu gihugu muri ubwo buryo ageze muri state nta kintu afite nta hantu ho kuba afite. States zimwe na zimwe ziba zifite uburyo bwazo bwo gufasha abantu kimwe n'uko hari states zitabigira ukaba warerayinga ku nshuti wawe usanzeyo cyangwa se ku muvandimwe wasanze uramutse ugiye ahantu nyine. Ku bijyanye n'umuntu wakwakira byo ntabwo babitindaho.
mu gihe utarava mu gihugu, mu gihe utarahaguruka wenda ntibagomba kumenya ngo ufite umuntu wenda uzakwakira. Ibyo barabimenya, ariko icy'ingenzi gituma babishaka kubimenya ni uko baba bakeneye kumenya aho bazohereza ibyangombwa byabo. Nk'iyo green card baba bakeneye kumenya aho bazayohereza, aho uzayifatira, iyo adresse ikenewe. Ariko niyo ntuze niyo mpamvu, kuko hari umuntu ashobora kukubwira ati rero nzakwakira akaguha adresse yiwe kugira ngo nyine uzabashe kugera aha ngaha, ariko ubizi neza ko wenda nugera aha ngaha atazakwakira, cyangwa se ushobora no kugera aha ngaha ukigera ku kibuga cy'indege ukavuga uti rero umuntu wari kuzanyakira tuvuga ari muri Maine, ariko ndabihinduye, mfite undi muntu witeguye kunyakira, cyangwa se mfite inshuti yindi namenye uyu munsi, cyangwa namenye vuba ituye n'uyo none niho ngiye. Ntabwo ari ibintu batindaho cyane. Hanyuma dusubiye inyuma gatoya, watubwira interview ukuntu yari imeze, baguhamagara, ese baraguhamagaye kuri telefone cyangwa bakwandikiye kuri mail? Hanyuma tubwire ukuntu interview yagenze niba ubyibuka. Ntabwo baguhamagara kuri mail, ahubwo iyo wabaye selected hari form n'ubundi ugenda kuri iriya website ya immigration. Yego. Form yitwa form zo kwaka visa ziba zitandukanye bitewe n'ubwoko bwa visa waka visa ya tourism abafite form ashobora kuzuza, waka visa yo gusura bafite form ashobora kuzuza. Form rero ya diversity visa nayo yitwa DS 260 niyo buzuza ugashyiramo ibyo bagusaba byose, hanyuma iyo form rero niyo yohereza information zawe muri mu rwego rwa immigration rushinzwe ibyo gutanga amaviza n'ibiki kwa hano muri Amerika. Hanyuma urwo rwego rukiga dosiye yawe, bamara kubona visa yawe iri available ishobora kuboneka, bakohereza iyo dosiye yawe kuri ambasade y'igihugu urimo. Hanyuma iyo bayoherejemo hari letter bita notification letter. Yego. Iyo notification letter ibibaye ya kabiri, kuko hari notification letter uba warakiriye uba selected ikubwira ko wabaye selected. Yego. Iyo bayita first notification letter. Nuko ushobora kuyibona iyo ya mbere, indi ntuyibona. Indi ntuyibona, ushobora kubona iya mbere, indi ntuyibona. Impamvu indi ushobora kutayibona ni igihe case number yawe yaba iri mu mibare y'inyuma, ku buryo muri immigration ya hano bavuga bati rero visa zashize, kubera ko buri mwaka baba bageneye visa 50 kuri diversity visa bya green card. Kavuga ati visa twari twarageneye zashize, abantu bari muri case number yo guhera kuri iyi nimero gusubiza hejuru ntabwo ubwo rero aho ngaho ntabwo notification letter ya kabiri yibona, nuko waba warufite DS 260. Iyo ubonye iyo second notification letter ni ukuvuga ngo visa yawe iri available muri ambasade. Icyo usaba ni ukuzuza ibyangombwa ukagenda muri internet. Nayo ntabwo ari ukukubaza ibyo wize, aho wize n'ibyo wakoze, ni ukugerageza guhuza imyirondoro washyize muri ya form ya DS 260 n'ibyangombwa uzanye bya acte de naissance, acte de mariage, n'ibiki. Kugerageza guhuza ayo makuru ari muri DS n'ibyangombwa uzanye. Nicyo ngicyo icyo bakubaza, kereka iyo babonye muri izo document uzanye no muri iyo form hari amakuru atari kuvuga. Ni ukuvuga ngo baba bagira ngo barebe ko ibyo wavuze ari ukuri. Ibyo wavuze ari ukuri. Ese ntushobora kwibeshya, wenda tuvuge kwibeshya bisanzwe nk'umuntu ukibeshya ho gatoya bigatuma udahuza n'ibyo wujuje, ubwo icyo gihe ntihazamo akabazo? Ibyo ngibyo nabyo birashoboka. Ariko reka turebe nk'ikintu ushobora kwibeshyaho kikaba cyagutera ikibazo. Reka tuvuge ko uvuze ko ufite diplome ya secondaire kandi
utarigeze uyigira nubwo hari ashobora kubamo kwibeshya cyangwa se utarize ngo ugere urangize segonderi ukavuga uti ukaba warashyize muri form ufite diplome ya segonderi ko iri mu byangombwa basaba yego ariko utarigeze uyigira ku buryo wenda wagenda ntayo ufite cyangwa se wajya muri interview ntayo ufite cyangwa se ukagenda hariyo waparticipiye ibyo ngibyo byagutera ikibazo ariko tuvuge waribeshye nk'izina ryawe ushobora kujyayo bakakubwira ati amazina yawe ntahura kosora iki ngiki ukaba wagikosora muri DS hari icyo bita case yawe bakayiholdinga bakayigira pending kugera igihe abaye correct kuko hari n'abantu bashobora kujyayo hari ibyo bita police clearance hari igihe ushobora kujyayo police clearance utarayibona cyangwa se icyangombwa kimwe kiri very important mu Rwanda ugomba gutanga utarakibona ukababwira uti nuko nje muri interview iki cyangombwa cyari kikiri muri process nayo ntarakibona dosiye bakayiholdinga kugeza ukibona. Okay, nko kujyanye wenda n'amatariki wavukiyeho tuvuge ushobora kuba ufite itariki yanditse mu ndangamuntu ariko atari yo ya nyayo nyine wenda wajya ukuzuza iyo mu ndangamuntu ariko bajya kukubaza kuko uba wibuka iyo iya nyayo ukahita uvuga iyo uzi nyine ya nyayo bw'icyo gihe byagenda ibyo ndabyumva cyane ko abantu benshi mu Rwanda kuko ku itariki ya mbere ikintu kimwe rero biba icyangombwa ni uko ufite ibiri mu nyandiko biba bihura ibyo bifite ku marque de naissance n'ibyanditse muri form iyo bihura ubundi biba bihagije nubwo wayibeshye ibyo byose yibeshye ukavuga iyo usanzwe uzi mu mutwe uhita ubyibuka yuko atari yo bagomba kuvuga ushobora guhita kwikosora ntacyo bitwaye ntabwo urebye mu yandi magambo ntabwo interview muri ambasade batanga leta igamije kukwimisha visa na interview gusa hari n'igihe nta kintu muvuga ntabareba ibyangombwa ubahaye papers bakavuga bati yo hose urabihagije visa yawe urayifite. Ntabwo ari ya interview wicara urebana n'umuntu nicyo bishatse kuvuga ntabwo ari ya interview wicara ngo umuntu akubaze umusubize gutyo umuntu akubaza bitewe n'ibyo ari kureba akakubwira ese icyangombwa runaka uragifite ndagifite kizane iki ngiki nicyo uragifite kizane kwibi bidahura bimeze bite ukamusobanurira akakubwira ati genda ubihuze cyangwa se ni ibihe biri correct ibintu nk'ibyo ngibyo. None se Alex watubwira umuntu ufite umwana cyangwa umwana wagendeye ku babyeyi batsindiye green card umwana we amahirwe ye abangana gute yo kuba ageze muri Amerika muri ubwo buryo? Icyambere nuko umwana kugira ngo kwanza abe selected hamwe n'ababyeyi be nuko aba ari umwana uri munsi y'imyaka 21. Yego. Ashobora kuba ari umwana rero wari utarangiza segonderi akaba yaza agakacinga bakareba ikigero cye aho yarageze yiga bakamenya aho bamupurasa muri high school za hano cyangwa se akaba yaratarajya muri segonderi bakareba aho bamupurasa muri mu mashuri yo hasi hanyuma ubundi ababyeyi nibo mu by'ukuri bakomeza nyine iyo bari bafite uburyo bwabo barera abana babo n'ubundi barabukomeza gusa nyine igisa naho kigorana nuko umwanya umubyeyi yabaga afite mu Rwanda ntabwo yongera kuwubona uhagije birahinduka ku buryo byoroshye ko umwana ashobora no kunyerera gatoya akava muri wa murongo wari waramuhaye mu kintu. Na n'ubu nicyo kikiri ikibazo na n'ubu ngubu ahantu hose bitewe n'igihugu umuntu arimo cyane urebye mu mwanya ntabwo uboneka ngo wa mwanya watangaga ufite mu Rwanda ku muryango wawe wongeye kuwubona uko wakabaye ntabwo byoroha kongera kuwubona mu mwanya. Ubwo icyo gihe amashuri iyo agiye mu ishuri se yigira ubuntu cyangwa nyine muramwishyurira bimeze bite? Hari amashuri ntabwo ndamenya andi mashuri kubera yuko umwana wanjye afite imyaka 3 ari mu mashuri yo hasi we
turamwishyurira icyumweru, twishyura buri cyumweru, ariko hari amashuri ya leta, hari n'amashuri ya prive. Okay. Nk'uko no mu Rwanda bimeze, hari amashuri ya leta n'amashuri ya prive. Amashuri ya leta rero birashoboka ko bashobora kuba batishyura cyangwa se bakishyura amafaranga make cyane, ariko igishoboka cyane ni uko bashobora kuba batishyura. Hanyuma amashuri ya prive nyine ni prive, ni ukwishyura n'ibiciro biba biri hejuru. Okay, ariko education hose iba ari kimwe. Education urumva hari ukuntu bigomba gutandukanaho, kuko ababyeyi bahitamo kujyana abana babo kuri prive nuko haba hari education, hari na reputation kuri ayo mashuri. Yego. N'uburyo nyine bwo kwita ku bana, haba kumwe tuzi amashuri ya leta ahantu henshi bavuga ngo umwana yiga ave mu nzira arangize. N'ahantu hose amashuri ya leta ni nk'uko nguko, iyo politike ahantu henshi haba. Ariko umwana w'umuhanga ashobora gufata advantage y'uko ari mu ishuri, umwana ufite impamvu yo kwiga, ubumenyi bushobora kuba ari bumwe, standard zishobora kuba ari zimwe. Igitandukana ni ubwo buryo nyine bwo kuvuga ngo umwana bamukurikira passionally, bamenye. Hanyuma mukigerayo babakiriye gute rero? Mwari mufite abantu bari bubakire wenda b'Abanyarwanda, cyangwa mwagiye mufite n'abandi banyamerika wenda musanzwe muziranye bari bubakire? Kuko mbere wajyaga wumva ngo ni famiye ngo zigenda zihitamo abantu, niko bavugaga ku bijyanye na green card, ngo ni amafamiye y'abantu ahitamo abantu bakabaselectinga gutya. Ese nibyo cyangwa hari famiye yabakiriye wenda y'Abanyarwanda? Nta famiye selectinga mu bintu bya green card. Green card ni igikorwa cya government, kiba ari cya government, kita involving abandi bantu b'abaturage. Uvuga kandi nacyo icyo kikumarira ni ukubona iyo viza gusa, kikamenyekana ko wabonye viza, wagomba kubona iyo viza ikibereye bibaye amezi 3 irangiye utaragera muri Amerika, biba uyikoze. Ni ukuvuga ngo nyuma y'ukwa gatanu muba mufite amezi 3? Oya, nyuma y'uko viza iri muri passport yawe, ufite amezi 3 yo kugera muri Amerika, utaba wahageze ikabikuye gusa, ukaba nta kintu kimara. Rero famiye ni umuntu uba warashyize muri ya dosiye ko azaguhostinga, birumvikana ko ari umuntu muziranye, cyangwa se undi muntu uba mutaziranye, ukavuga nta muntu ufite muri Amerika, ukagira umuntu wa contact. Yego. Uwo niwe ashobora kukwakira, donc niyo famiye cyangwa se n'uwo muntu ushobora kuza akagufata ku kigo cy'indege akagutwara iwe. Nta bindi bintu byo kwakirwa biri aho ngaho. Yaba ari umuntu ugira umwanya uhagije akakumenyereza aho utuye, akakumenyereza aho kwakira serivisi runaka, kwivuza, aho guhahira, ibintu nk'ibyo, akagufasha wenda kugera aho ukodesha inzu yawe ukajyamo, ukava iwe nimba yarakwakiriye ku rugo iwe, ibintu nk'ibyo. Hanyuma ku bijyanye no kuba umuntu akigerayo, ni igiki kigora umuntu akigerayo akumva aracanganyikiwe? Reka mba ariko mbivuga, ni iki kigorana? Ikintu cya mbere rero kigorana, ikigorana gikomeye ni ukuba wahagera udafite amafaranga. Udafite amafaranga kudepana mu gihe utarabona akazi, utaragera mu kazi ngo wishyure. Ikindi kigorana ni transport, ko haba public transport. Aho dutuye ntabwo mu mujyi hagati gutya wavuga ngo uratega gari ya moshi uve hano ngo wigire hirya ahangaha kuri store, ntabwo zihuza imijyi ahantu harimo distance no kujya muri green state. Haba amabisi, ariko bisi ni ahantu hose, kuko i Kigali ushobora gutega bisi ugiye Kimironko ugatega amasaha 2 wari kuhagenda wenda iminota 15 wayifite deplacement yawe, nabyo niko bimeze.
nibyo ngibyo biragorana mu yandi magambo, ariko umuntu ageze nk'ahangaha azi kwitwarira igare akagira amafaranga yo kurigura ashobora kujya yideplasa mu buryo bworoshye. Donc déplacement kuhagera nta mafaranga igihe utarabona akazi bagufasha no kubona inzu, ko kubona inzu hano bisa no kwaka akazi nuko applying nuko applying bagakora icyo bita background check imeze nko kureba nimba ahandi wabaye ntabyo wakoze kwirukanye barishyura inzu neza ugashyiraho n'abareferanse aho bakabahamagara ugashyiraho n'amafaranga yitwa security deposit, tuvuga igihe utaba wabashe kwishyura nk'ukwezi ko kuzaba kugukipinze muri iyo nzu igihe utabashe kwishyura. No kubona abantu bafite amazu ntabwo bapfa kwizera umuntu nyine ngo bamuhe gukodesha inzu yabo. Kubona inzu nabyo biri mu bintu bigoye, ariko sinzi uko ahandi mu yandi masiteti bimeze, ariko hano ariko ntibitinda. Mbere biragoye, biratinda kuyibona. Yego biratinda nubwo umuntu aba yamaze kubona gutura afite aho aba afite inzu abamo, kugira ngo yivemo ubone indi nabyo biragoye, ni ibintu bigoye cyane. Yego ndumva ahubwo byose bigoye, niba no kubona inzu bigoye, ubwo noneho bivuze ngo kuyubaka byo ni ibindi bindi. Ariko abantu nyine batari abantu badafite amafaranga kashi gutya ngo tuge ngo ufite 150 cyangwa 400 by'amadolari byo kugura inzu, kwaka inguzanyo nicyo kintu hano cyoroshye. Iyo ufite akazi kwaka inguzanyo nicyo kintu cyoroshye muri banki, baguhereza inguzanyo ukaba watunga imodoka, watunga ibikoresho, ibintu byose hano barabyorosha mu bijyanye n'inguzanyo. Ariko iyo bijemo inguzanyo yo kubaka inzu ni ibindi bintu, basaba bikomezamo gato ko inzu kuyubaka birahenda, cyangwa se kuyigura hano birahenda. birumvikana iciriritse ni mu 200-300 by'amadolari. menshi cyane. twizeye ko namwe mu myaka iri imbere muzamuyifite nta kidashoboka. ni inguzanyo nk'uko twabivuze ariko ugeraho ukarangiza kuyishyura. ufite akazi, ugize amahirwe ukagira akazi keza kakwishyura neza, urayishyura no muri abantu babiri murayishyura imyaka 15-20, nanone biterwa n'agaciro k'inzu nawe nagize. hanyuma ndagira ngo tubwire icyiza cyangwa inyungu eshatu ziri mu kubona green card. inyungu eshatu. inyungu ya mbere ni uko cyangwa se kubona amahirwe yo kujya muri Amerika, kuko batubwiye ko kuyitsindira atari ko tujyayo cyane. Reka tuvuge inyungu zo kuza muri Amerika. Kuyitsindira byonyine ni nk'igipimo kikwereka yuko iyo itsindiye n'igipimo kikwereka yuko nawe ushobora kuba umunyamahirwe for anything. icya kabiri noneho cyo kugera hano rero, hari ikintu hano bita American Dream. Cyo muri Amerika bavuga ko ngo ari gucesinga American Dream. ese ni ukubera iki? utarajya kuri icyo kibazo nakubarije, ni ukubera iki? ubundi impamvu ni uko hano hari ikintu kimeze nk'uko abantu bose batuye hano, nubwo hari abantu bashobora kugira batizwe cyangwa ikindi kintu, uko biri ni uko umuntu wese uri hano muri Amerika yaba waruvutse ubungubu, icyatumye agera ahangaha avukira hano uko ni emigration. Nimba atari we n'abasekuruza be bakoze emigration, donc iki ni igihugu cy'abaye emigrant. banyemo abo bita indigenous b'abamerendiye. turabizi muri histoire ko hari abantu baba Indians babaga hano, abo nibo kavukire bonyine. ese baracyahari? baracyahari, ariko barerezwa bari mu baturage bari minority. ntabwo nyine ari majorite nk'uko abantu bakavukira, ubundi bakabaye ari majorite mu gihugu runaka, bari muri minority.
ukiri aho gatoya ubwo ntiyaba ariyo mpamvu wenda Amerika itanga ayo mahirwe nabyo birashoboka kimwe n'uko abaperezida batandukana hari ushobora gushaka kubikuraho ariko bagenda muri y'igihugu n'amategeko agishingiyeho bagasanga mu by'ukuri baba birengagije ikintu gikomeye ko iki gihugu ari igihugu cy'abimigara yego gucesinga rero American Dream uvuga ngo mu sosiyete y'abanyamerika yemera yuko umuntu ugeze hano abaye ari umuntu uhise akunguka agakora hari amahirwe yuko ashobora kugera ku cyo ashaka cyose yego kandi ni ibintu ni experience umuntu ashobora ageze hano ashobora kureba aka making a sense of it kuko ushobora kubona umuntu wageze ahangaha icyo afite ari abana be cyangwa umugore we gusa nyuma y'igihe runaka akaba ari umuntu ushobora kuba afite kampani ye imuha amafaranga menshi cyangwa se ari umuntu ukora afite akazi yitunze afite inzu ye abana be bajya ku ishuri no kuvuga ngo nicyo ngicyo bemera ko ugeze hano muri Amerika ukaza nyine ufite purpose yo gukora icyo ushaka kukigeraho icyo ushaka cyose ushobora kukigeraho okay ngira ngo abadukurikiye bari kumva ko bya bintu ari byo koko noneho watubwira ese kubona ubwenegihugu bwo muri Amerika nk'uko mububona ngira ngo ubona nyuma y'imyaka 5 yego umaze imyaka 5 ufite green card utanga dosiye yawe isaba ubwenegihugu bwawe turabisanga ko itahari bakiga kuri dosiye yawe baba bafite nyine urwego rw'abanyamategeko rureba niba wujuje ibisabwa ko wabona ubwo bwenegihugu nabo bagira ikindi kimeze nka interview ariko nk'uko twavuze ntabwo interview igamije kuyitsindwa cyangwa itsinda bakaguha viza cyangwa bakaguha ubwenegihugu no kureba gusa ko mu by'ukuri uko bifayinga wujuje ibisabwa byo kuba wabubona okay hari n'igihe 5 irenga hari igihe imyaka 5 irenga ishobora kurenga bitewe na nyiri gushaka ubwenegihugu atatanze dosiye kare cyangwa se hari ikindi kintu cya muri situation mu mibereho ye muri Amerika hari ikintu cya compromising amategeko hari amategeko yangije yarakatiwe ibintu n'ibyo bishobora gutuma bamara umwanya bamutekerezaho ariko bitabaye ibyo ngibyo ugatangira dosiye igihe birashoboka ko imyaka 5 itarenga reka wenda muri ibi bihe bya covid kuko urumva ama office ashobora kuba yagiye ashikiga uburyo bwo gukora amasaha yo gukora niba abantu bakaga muri office walking in bakavuga bati noneho ni gukorera kuri telefone ni ugusaba randevu ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo bishobora kubitinza ariko ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu biri muri normal circumstances ese kubona ubwenegihugu bwabo ntabwo bihungabanya ubwo wari usanzwe ufite bw'ubunyarwanda okay aho ngaho iki kibazo rero ntabwo ndabugira ariko nabonye abantu bari kurahira nyine babahaye ubwenegihugu kuko uba urahiriye ko nta kindi gihugu ku isi nibyo uretse Amerika ariko bishobora kugorana ku ruhande rwa Amerika ariko ntibishobora kugorana mu Rwanda kuko ntekereza ko mu Rwanda bemera nationality ndabona nationality na hano ntabwo mbizi neza uburyo standard zo kwemera ndabona nationality kuko bajya bari umuntu bakavuga ngo ni umunyarwanda w'umunyamerika tuvuge ari nk'umuntu barimo kumuvuga mu makuru ari umuntu uyoboye ubaye nka meya w'umujyi runaka ni urugero bakamuvuga histoire ye bakamuvuga ngo umunyamerika w'umunyarwanda cyangwa umushinwa w'umunyarwanda umunyamerika w'umunyarwanda cyangwa umushinwa w'umunyamerika ibintu nk'ibyo sinzi nimba ibyo ngibyo rero binavuga yuko yemerewe kuba umunyamerika akaba n'umushinwa at the same time
muri Amerika, ariko icyo nzi cyo mu ndahiro haba harimo yuko nta kindi gihugu nta kindi gihugu ariko nta kundi gukurikirana umuntu wenda bizaho nyuma, nta kundi gukurikirana umuntu, kuko ngira ngo abazungu bagira ikintu cy'icyizere cyane ku bantu. Amakuru numvise ariko ntabwo gihagazeho neza, kereka yabashije neza ko iyo baguha ubwenegihugu kuri ujya gusaba pasiporo usaba mitinga pasiporo wari usanganywe y'inyarwanda, niba wari ufite pasiporo y'inyarwanda ukayibaha bakaguha iyabo, bivuze ngo ntawe ubundi baba bari kuvuga ngo hari busubireyo usubirayo ugendera kuri iyo pasiporo yawe, ahubwo kwaka pasiporo yaho ni nko kuvuga ngo nta kindi gihugu cyitwa icyawe. Ukigerayo niko bigenda. Oya, ugiye gufata ubwenegihugu ukigerayo ubu twe dushatse kuza mu Rwanda nakoresha pasiporo yo mu Rwanda kuko ntari umwenegihugu wa hano ntafite pasiporo yaho, ariko ngiye gufata pasiporo y'abano mbonye ubwenegihugu yakuma pasiporo yabo. Ayo makuru ntabwo nyahagazeho neza kuko nabyo reka mbibaje neza uheruka kubona ubwenegihugu ko utanga pasiporo iyo muri icyo gihugu kavukire cyawe kugira ngo baguhe iyawe. Ese ku bijyanye wenda no gusohoka igihugu, iyo watsindiye green card uba ufite amahirwe wenda yo kujya mu gihugu kiri hafi ya Amerika wenda ukaba ariho watura, ibyo biba bimeze bite? Ufite green card iyo ushaka kuzabona nationalite bisaba ko kereka ubaye uri mu butumwa bwa Amerika, tuvuge ugeze hano ukajya nko mu gisirikare cya Amerika ukaba wabona deployment nko mu gihugu runaka ukamara amezi arenga 6 ariko uri kuri serivisi ya Amerika, aho ngaho nta kibazo. Ariko ugiye muri business yawe ukamara amezi arenga 6 bya affectinga ntuze yawe ya Amerika. Ni ukuvuga ngo baragukurikirana, bishobora no kuviramo kukwirukana mu gihugu. Bakavuga kwirukana mu gihugu ariko bakaba status yawe green card yahinduka cyangwa se bakayikwaka ntiwitwe permanent resident kuko permanent ariko ushobora kugenda ugasura mu gihugu runaka, ushobora kugenda ukamara amezi 3, ushobora gukora business ahantu ukagenda ukamara igihe runaka ukagaruka utari hejuru y'amezi 6. Hanyuma ku bintu bijyanye n'amashuri, akazi, imibereho isanzwe, ibyo biba bimeze bite? Se amashuri ako yo twayavuzeho wenda mbere, ku bintu bijyanye n'akazi ni ibintu byoroshye kukabona? Urabizi ko akazi aricyo kibazo gihari ubu ngubu. Akazi hano rero akazi biroroshye kukabona, gusa ikintu navuga ni uko byoroshye kukabona ku muntu utari wa muntu uri selective ngo uvuge ngo ndashaka kuko amakuru ninkabura nta kandi nicyo ngicyo upfa kudatoranya. no bisaba kuba utari umuntu utoranya ukavuga ngo icyo nshaka ni akazi nibura ndafata pe. Hari aho bihurira n'icyo wize, wenda niba warize contabilité bivuze ngo ninjya muri supermarket wenda barahita banshyira hariya bishyurira. Ibyo ngibyo birashoboka, ariko icyiza cya hano ni uko buri kazi kagira ikintu cya training. Ikintu hano basaba cyane ni nayo majorite y'abantu baba bari mu kazi, abantu bari mu bakora cyangwa se working population ni abantu benshi bafite ama high school diploma. Nibyo bivuze ngo akazi kose ugiyemo bagutraininga gukora icyo ngicyo ushaka. Ushobora kuba ufite wenda ufite iyo experience yo kuba warakuze muri contabilité, ibyo ngibyo ni wowe bifasha byo kuba wenda bitazakugora muri ako kazi, ariko ubaye utaranabikoze ukagasaba bakabona bakeneye umukozi kandi bakabona courage yo kwikora baragutraininga.
ni ukuvuga ngo icyo waba ufite cyose ntabwo ubura gukora izo training. hano ni ukuvuga ngo nta kereka nyine ako kazi ari akazi kazwi yuko gakeneye ibyo bintu, iyo diplome, ariko kaba atari yo diplome gakeneye. Icyo gakeneye ari umuntu ukora gusa bafite porogaramu zabo za training zo kukwedicatinga kumenya icyo ugomba gukora, icyo bagukeneye. Okay. Ese ni iki wabwira noneho turi kugana ku musozo, ni iki wabwira umuntu wumva yaracitse intege akumva ko abivuyemo, kuko urumva nawe bwa mbere warakinnye ucika intege ariko bwa kabiri waratsinze. Uwo muntu ni iki wamubwira, kuko urabizi Alex, abantu benshi aya mahirwe baba bayakeneye cyane cyane ko ari amahirwe atuma umuntu agenda mu buryo, navuga mu buryo bwisanzuye. Uwo muntu ni iki wamubwira, umuntu watsinzwe kabiri, umuntu watsinzwe gatatu, hari n'ubise ngo watsinzwe nk'inshuro 9, hafi 9. Ni iki wamubwira kugira ngo umuhe courage? Icyo namubwira ni iki, nuko nta muntu uzi umwaka we. Ntabwo uzi umwaka wawe. Umwaka wawe ushobora kuba uyu nguyu cyangwa se ukagutaha cyangwa se uzakurikira. Igihari ni uko umwaka wacitse intege ukabireka, ushobora kuba ari wowe umwaka wawe. Uwo mwaka iyo mbisikipinga bishobora kuba ari wo mwaka wanjye, ubwo uri kuba urase burundu. Abandi kuba narabese burundu. So ni ukuvuga ngo ikintu gihari no kumakinga sure ko nimba ibyo ukora, ibisabwa byose wari wabikoze, wari ufite ifoto nziza ifite yujuje ibyangombwa, nimba mu myirondoro yawe nawe nta kintu, nta bibazo birimo, ukaba wumva ibyo byose byari byuzuye bimeze neza, bakaba bataraguselectinze, ni umukino w'amahirwe. Baranabivuga muri instructions zabo ko iyo bamaze kureba ibyangombwa watanze bakabona byuzuye, ko bashyira amazina bitewe na location. Ni ukuvuga ngo nimba ari location yo mu Rwanda, abantu bose bo mu Rwanda bapurayinze bakabatrowinga muri computer igahitamo. Ni ukuvuga ngo ibyangombwa wari ubyujuje, ariko ntabwo computer nyine yakwiyetinze kode yawe muri uyu mwaka, ariko ntabwo uzi uko umwaka utaha ushobora kugira. Birashoboka yuko umwaka abantu bapurayinga bitandukanye. Birashoboka ko abantu bashobora kwapurayinga umwaka bashobora kuba bake ugereranyije n'aho umwaka ushize, ku buryo abantu bashobora rwose kuba selected. Ntabwo mbese ababizi, ni ukuvuga ngo ubimenya ari uko wapurayinze ukaba selected cyangwa ube selected. Rero umwaka wacitse intege ukabireka, ushobora kuba wari umwaka wawe. Nicyo twumva nabwira abantu. Reka tubabwire be gucika intege cyane, bakomeze barwane mpaka buri mwaka bajye bagerageza. Bavuge ngo uyu ushobora kuba ari umwaka wanjye, ubwo nibidakunda umwaka wanjye n'utaha, naho nibidakunda n'uzakurikira mpaka bikunze. Ko nta muntu wigeze kugerageza ko ari kuri poromosiyo imwe aduha kimeze nk'ubuhamya ko nawe yagerageje imyaka myinshi igera nko ku 10. Umwaka umwe birakunda, bikunze uwo mwaka sinzi ibibazo yagize we n'umuryango we bituma adashaka viza, arabyihorera. Ariko yabaye selected ntiyakurikirana viza kubera ibibazo yari afite. N'umwaka ukurikiye kubera yari akiri muri ibyo bibazo atarabisohokamo, nabwo ntiyapurayinga. Ukurikirana apurayinga baramufata. Bivuze ngo iyo wagize amahirwe aragukurikira, amahirwe agukurikira. Niba rero byaranze ushobora kugerageza iyo myaka 10 ngo yagerageje, birashoboka ko nawe yararenze deja. Rero ni ukuvuga ngo amahirwe abaraye buri wese, ku muntu waturayinze amahirwe abaraye ni probability nyine, no. Reka bakomeze noneho izo nzozi, batere courage zo gukomeza izo nzozi bafite. Ntibacike intege, umwaka wabo utabaye utavuta cyangwa kugira ntawe uzi umwaka wiwe. Kugeza applying. Alex, ngira ngo turaganiriye cyane birambuye pe, kandi abantu baraza gushira amatsiko y'ibibazo bibazaga ku bintu bijyanye na green card.
reka tugushimire, Imana iguhe umugisha ko waduhaye umwanya wawe. Ntabwo biba byoroshye kubona umwanya wanyu, ariko wawutuboneye. Ngira ngo iki kiganiro bitewe n'uko turi mu gihe cyo kwapurayinga green card kiraza gufasha benshi. Ndabitekereza yawe. Yego, wakoze cyane. N'ubutaha tuzongera tuganire mu buryo bwo kumotiva abantu baba bafite inzozi zo kujya muri Amerika. Nk'uko bavuze ni American dream. Yeah, chasing American dream. Oh, biragoye ko iyo dream wayi chasing ahandi hantu ngo bikunde. Yego. Uretse ahangaha. Yego. Urakoze cyane rero, reka tugushimire, usuhuze umuryango wawe. Tuzasubira ubutaha dushimira n'abantu bari bakurikiye iki kiganiro. Imana umugisha, ibarinde, ibahe ibyo mushaka, kandi abatarakora subscribe bayikore kugira ngo bajye bahora babona ibyiza tubafitiye. Murakoze cyane, Imana ibarinde.